Reka dukomeze n'inkuru yacu yitwa ubuzima bw'imvange. Iyi ni episode ya 3. Nge mukomeje kubana nitwa wose. Dukomereze kwa muganga aho mama yari yasigaye wenyine n'uruhinja rw'indembe. Ubwo amasaha yakomeje kwicuma, abaganga bari bategerejwe barahasesekara. Mbega akanyamuneza kuzuye ku isura ya mama. Byibuze yatangiye kwiyumvisha ko umwana we agiye kuvurwa uko byagenda kose. Ariko kubera ikibazo cy'abarwayi bari benshi kandi bari bakeneye ubuvuzi, mama byarangiye adahawe nimero ye baravurwa uwo munsi. Nta kindi yari gukora kubera ko umwana we uko iminsi yakomezaga kugenda yarushagaho kuremba. Mama yatangiye gutakambira abaganga ariko bimubera iby'ubusa. Bamubwira ko agomba gutegereza nimero yahawe paka igezweho. Abonye gukomeza guhatiriza n'ubundi ntacyo biri butange, yicaye hasi aratuza, ari nako yibwira mu mutima we ati, reka ntuze ntegereze n'ubundi sinasubira mu rugo umwana wanjye atavuwe, kandi n'ubundi nta mafaranga mfite yo guhangana. Reka ntegereze wenda hari icyo Imana iri kunteganyiriza. Ubwo yavuye aho maze ahita agenda yicara hanze muri jaride. Mu rugo naho papa niko akomeje kwita ku bana be, ari nako yita ku bindi byaho mu rugo. Muri ako kanya wa mukobwa tutaramenya izina rye yahise ahagera n'umunaniro mwinshi. Papa yaramubonye aratungurwa cyane, niko kumusanganira n'ubwuzu bwinshi agira ati, umukobwa wanjye muratashye se? Umwana wanjye se ari hehe? Baramuvuye se ikirenge cyasuye umwanya wacyo? None se nyoko arihe ko ntawe mbona? Mu by'ukuri umukobwa kubera ibibazo byinshi yabajijwe yabuze na kimwe asubizamo. Niko kwicara ku gatebe kari aho hanze maze abwira papa we ati, mbega urugendo rurerure nabaho mu buzima bwanjye nibwo nagenda urugendo rurerure nk'uko. Papa kumva iby'urugendo rurerure arikanga cyane, niko kumubaza ati, ngo nibwo wagenda urugendo rurerure? None se mwana wanjye wagenze urugendo rurerure uva aho ujya he? Papa ntabwo wabyizera ko maze iminsi 2 ngenda. Ubwo yahise amubwira iby'urugendo rwe na mama we kuva bavuye aho mu rugo kugeza ako kanya. Papa amaze kumva iby'urugendo arongera amera nk'uwijimye mu maso ndetse acika n'intege. Niko kubaza umukobwa we ati, bivuze ngo ntabwo nawe uzi neza nimba umwana wanjye yaravuwe? Mu ijwi rito cyane umukobwa amusubiza amubwira ati, papa nanjye numvaga ntabasiga bonyine, ariko mama yakomeje kumpatiriza, nyine mbona nta yandi mahitamo ahari, kubera ko kandi ngomba kujya no ku ishuri. Ariko ntugire ikibazo, mama araza kubikurikirana kandi bizagenda neza. Papa kumva ayo magambo yahise agira umujinya maze atonganya umwana we agira ati, wagicucu wese kuki wamusize wenyine kandi uzi ko nta wundi muntu afite wo kumufasha? Ubundi se ayo mashuri ntabwo wari kuzaba uyiga, hari aho agiye kujya? Ubwo umukobwa yahise ahaguruka ahita yinjira mu nzu n'umujinya mwinshi. Ise nawe asigara aho ngaho yivugisha, ubu se koko ndabigenza nte? Nyine ubona intekerezo ze zitari aho hafi. Tugaruke ku bitaro mu masaha ya nimugoroba. Umwe mu baganga b'inzobere yarasohotse ari kuvugira kuri telefone maze aragenda ahagarara hafi muri jaride. Ubwo yakomeje kuvugana n'uwo bavuganaga, asoje arimo asubirayo arabuka umuntu uryamye hirya gato. Yabanje kwikangamo ariko aramwegera ngo arebe icyo yabaye. Ubwo yari aryamye yiyorosha igitenge ahantu hose utapfa kumenya urimo imbere. Muganga yakimukuyeho maze asanga ni wa mama wari wiryamiye n'akana ke. Ariko kubera ko uwo muganga atarazi Ikinyarwanda, ibyo yabazaga uyu mubyeyi ntabwo babashaga kumvikana. Mama nawe nk'umuntu wari ubabaye kandi wari ukeneye kuvuza umwana we,
Yarebwiye ati, uyu muganga nubwo ntari kumva ibyo avuga ariko ashobora kumfasha, umwana wanjye akavurwa. Ubwo yahise yorosora umwana wari utwikiriye, maze muganga ahita abona ko akuguru kwa wa mwana, maze arikanga cyane. Mama nawe nyine yakomeje gukoresha ibimenyetso by'amarenga yerekana ko umwana we ababaye cyane. Muganga yahise aterura ako kana, maze mama arabakurikira abakomeza bagana kuri sale d'operation. Ubwo abaganga bamaze kumvikana na mama, bamusabye ko yaba agiye hanze gutegererezayo umwana we, abaganga bakaba bari kumwitaho. Uyu mubyeyi yariruhukije, maze arasohoka yicara hanze ku gatebe arategereza kimwe n'abandi bose. Nubwo ariko umwana yari ari mu maboko y'abaganga, ntabwo muri we indani yari atuje. Yakomezaga atekereza ku mwana we cyane, yibaza ikiri buze kumubaho nyuma yo kumubaga. Yakomeje gutegereza kugeza abo bari kumwe bose babonye abarwayi babo birangira asigaye aho wenyine, ari nako imbeho y'ijoro imukubitira aho ngaho. Ubwo kandi mu rugo naho papa ntabwo asinzira, arara yicaye yibaza ku cyabaye ku mwana we, ari nako asenga asaba Imana ngo ikomeze imurindire umuryango. Mu gitondo kwa muganga bwakeye mama aryamye kuri ya ntebe ndetse agisinziye. Yakanguwe na muganga amubwira ati, ngwino urebe umwana wawe, abaganga barangije kumwitaho. Yahise akangukira hejuru n'amatsiko menshi yo kureba umwana we. Yarinjiye bamwereka aho umwana we ari, maze atukundwa no gusanga akaguru k'umwana kariho igisima. Ubwo umwana yari agisinziye, ikinya bamuteye kitari cyamuvamo. Mama nta kindi yakoze usibye gushimira Imana avuga ati, Nyagasani, ibi byose ni wowe, ibi byose ni wowe ubikoze. Iyo utahaba umwana wanjye ntabwo aba avuwe. Muganga yahise amubwira ati, umwana wawe rero afite umutima ukomeye, ntabwo yigeze atera amahane ubwo twari turi kumuvura, gusa arananiwe kandi turacyakeneye no kumwitaho. Urabugumye hano mu bitaro kuzageza igihe tuzabona ko mwataha. Bamukuye aho bamujyana mu kindi cyumba cy'abarwayi, ariko kubera ko mama yari azi ko afite ikibazo cy'ubukene, yanze kuguma muri icyo cyumba, maze abwira muganga ati, muganga nta kibazo rwose, twe n'ubundi twari tumenyereye kwibera hanze kandi ntacyo byari bitwaye, ndumva atari ngombwa ko tuguma hano, iki cyumba ndabizi kirahenze cyane. Muganga kumva mu magambo yarikanze cyane, maze aramubwira ngo, humura, iki cyumba ntabwo gihenze cyane, uyu mwana wawe bitewe n'uko ameze ntabwo wamujyana hanze, kandi ntugire ikibazo cy'inyishyuru, wowe n'umwana wawe mugume hano mutekanye, aracyakeneye kwitabwaho. Muri ako kanya hahise hinjira umuntu wari ufite ibyo kurya n'ibyo kunywa, abiterekaho. Muganga aramubwira ati, urakoze cyane, ahita yongera arisohokera. Mama yarikanze cyane, ari nako atungurwa. Ataravuga byinshi, muganga yahise amubwira ngo, cyo rya, ibi byose ni ibyawe kandi uryoherwe. Uwo muganga nawe yahise yisohokera. Mama asigara ameze nk'uri mu nzozi, ariko kubera ko ataherukaga kurya, yahise abyataka atangira kurya, ari nako asomeza igikoma, ubona abyishimiye cyane. We ntiyumvishaga ukuntu ibyo biryo byiza nk'uko byabirya. Kuva uwo munsi n'indi yakurikiyeho yagumye aho kwa muganga, ndetse bakamuzanira icyo kurya n'icyo kunywa, ari nako abaganga bakomeza kwita ku mwana. Hashize icyumweru n'iminsi mike, mama bamubwiye ko agomba gusezererwa agataha, ibisigaye akazajya bikurikirana ari mu rugo. Bamuhaye fagitire y'ibyo agomba kwishyura byose. Mama akimenya amafaranga agomba kwishyura yarikanze cyane, ndetse atangira kubunza imitima yibazaho
ari bukure amafaranga biramucanga. Amaze kubitekerezaho akabona ko ntaho yava, yigira inama yo gusaba abaganga ngo abasabe akazi ko gukora amasuku aho ku bitaro, maze bakajya biyishyura kugeza amafaranga yose ayamazemo. Nabwo ariko asanga icyo gitekerezo atari cyiza, yazasaziramo. Ubwo ahita ava kuri icyo gitekerezo, aratuza, ahita apfukama hasi, arongera abwira Imana ati, Nyagasani, ni wowe wampaye uyu mwana, ni wowe wankuye mu rugo ungeza hano, ndetse n'umwana wanjye aravurwa. Sinzi rero ko wowe wakoze ibyo byose wananirwa no kunkorera ibisigaye. Mu by'ukuri aya mafaranga ndi gusabwa ni menshi, ntabwo nayabona. Rero n'ubundi ndongeye mbishyize mu biganza byawe ngo ungirire impuhwe kandi ugire icyo ukora unsohore muri ibi bitaro. Reka ngushimire wowe wafashe umwanya wawe ukantega amatwi. Reka tuzakomezanye ubutaha tunarebera hamwe nimba uyu mubyeyi yarasohotse muri ibi bitaro cyangwa yaragumyemo. Mwari kumwe nanjye Wusi. Imana ikomeze ibarinde.